guterekera kutera kunesha ibitugerage kuko kunesha kukagira gutera ibyinyo kutera ibyirinyo ngo mwene ibyo agenda twishyura atubera ibyo dukeneye kuvuga ngo Yesu atubera ibyo dukeneye byose iri jambo muritanga Yesu ajya kutubera ibyo dukeneye nakubwiye ngo iyo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Umwana agiye kuduha amahirwe yo kongera kubana dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye kubona urwandiko rw'abandikiye Abaroma igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Abaroma igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Turaza no kuza gukomereza mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto. Reka tugere aha ngaha hanyuma tuze no gukomeza mu Bakorinto. Aravuga ngo Abaroma 5 umurongo wa mbere, nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana k'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubuntu dushikamyemo bwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, kuko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro bidukoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Amen. Ni amagambo meza uwashaka yakomeza akayasoma, ariko ni meza none yasoma yumva yakomeza agasoma. Tujye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, hariya mu gice cya 4. Turasoma mu gice cya 4 mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Hambere dusoma ni hariya ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Tuze gukomereza ku wa 16 kugeza ku wa 18. Noneho nyuma yaho tukaza kwambuka hakurya dusome mu gice cya 6 cyaho uhereye ku murongo wa 8 imbere yaho. Tugere hano mu gice cya 4 umurongo wa 8 aravuga ngo dufite amakuba impande zose, ariko ntitukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Umurongo wa 16, nicyo gituma tudashobora, kandi nuko umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye, kuko kubabazwa kwacu igihaye kw'akanya kandi none twiyongeranya kutureba ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe tureba kubiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, ukiboneka ari iby'igihe gito, naho bitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Mu gice cya 6 hakurya umurongo wa 8 imbere yaho umanuka hasi, aravuga ngo dutekerezwa ko twabashukanyi ariko turabo turi, dutekerezwa ko twabatamenyekana nyamara turi ibirangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Amen. Haleluya. Ayo ni amagambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganire. Ni ijambo rivuga umunezero wo mu mibabaro. Niyo magambo dusomye agiye kuduhuriza muri iyo ntego imwe ivuga ngo umunezero wo mu mibabaro, la joie dans la souffrance, umunezero wo mu mibabaro.
iryo jambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo tubiganire twiterane. Amen. Umunezero mu bibabaro. Umuntu ahita yibaza kuri iryo jambo ntakiryo. Umunezero kandi wo mu bibabaro. Ibyo se birashoboka? Urumva byenda bishoboka? Mu gihe tukibitekereza tutarabiganira, urumva ibyo bintu bishoboka? Umunezero mu bibabaro. Mu yandi magambo, ntabwo umubiri wawe ubabara ariko umutima ukagira gute ukishima. Kandi ubundi tuzi ko iyo umubiri ubabaye n'umutima urababara nyine. Ariko ahangaha turavuga umunezero wo mu bibabaro, la joie de la souffrance. Buriya inzira ijya mu ijuru ibamo ibintu byinshi, kandi muri ibyo bintu habamo n'ibibabaro. Kenshi na kenshi hari igihe abantu batekereza inzira y'agakiza, kera bajya bavuga ngo umusaraba biranagana, hanyuma hari abantu bawugeraho bagasanga biranagana, benshi bagasubira inyuma bitewe n'uko babwiwe. Hari igihe kenshi abantu bafata agakiza bakava mu bwoko katari, cyangwa se n'abavugabutumwa bakigisha ubutumwa bakavuga ibitari byo, bakabwira abantu ko nitumara gukizwa tuzahita twubaka amazu akomeye, tuzahita twurira indege uko dushatse tujya i Burayi, tuzahita dukora amakwe cyangwa tukabyara twarabuze urubyaro n'ibindi byinshi. Ndabizi ko kenshi abavuga ubutumwa kenshi muri iki gihe iyo basanze abantu bababwiriza ubutumwa babizeza kenshi ibitangaza by'umubiri, ariko ntabwo ari ubutumwa bwiza buvuga. Kenshi usanga umuntu ufite ikibazo uri kujya kumukomeresha ijambo ry'ibyiringiro, umubwira ko ikibazo afite kizakemuka nkaho ari twe tugikemura. Babwira ko namara gukizwa azabyara, namara gukizwa azabona akazi, namara gukizwa azashaka, namara gukizwa ibyananiranye ibyananiwe kugira ngo byose azabigeraho. Ntekereza ko iyo agakiza kaza kubera gutyo ntabwo twari kugoka cyane tuvuga ubutumwa, kuko umuntu ntabwo wakwinginga abantu ngo nimwihane kandi azi neza ko namara gukizwa ifaranga biba yarahitabiwe. Uwo muntu wakwiriye kumubwiriza cyane, wakwiriye kumubora. Ubu twakwinginga abantu ngo ntibakizwe. Rero kenshi na kenshi n'ubwesiboro bunyura mu ivugabutumwa muri iki gihe nta handi bihera, nuko abantu bafashe agakiza katari, bagatekereza ko katari yamara imyaka 2, 3, 4, 5 ubutumwa kubona wenda ubuzima ntacyahindutse cyane mu buzima busanzwe, agatangira kubeshya no guhanura benshi kugira ngo agere ku butunzi. Kenshi na kenshi ndashaka kubabwira ko ubutumwa bwinshi buvugwa muri iki gihe bwuzuye n'ibinyoma byinshi mu buryo buteye ubwoba. Abantu baravuga ngo Imana irihangana, ni ukuri Imana irihangana. Wakugira Imana we wamara abantu. Imana irihangana, uzabona ko Imana yabuze itaba, uzabona bizeza abantu itangaza batari bane, usubweze ko unyuze mu bintu byitirirwa Imana ni byinshi. So rero ntabwo Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo aducungure kuko twari abanyabyaha, ariko kuri we tubona ubugingo buhoraho. Ntabwo yagiye kugira ngo twubake amazu kuko n'abatarigeze bamenya Yesu barayubatse. Byaba byabasha kumusangiza abajyaho benshi, twebwe twirirwa za Samatari na hehe ntabwo murayiwe, abandi bakiga bakora ibyaha ariko kandi bakanagenda. Icyo gihe rero agakiza kabaye ako ngako k'ibintu, abantu benshi muri mwe mwaba mwararenganye nanjye ndimo. Ariko ntabwo
twarenganye kuko umugabane wacu uruta ibishyitsi. Umugabane wacu uruta ibiboneka ibigaragara. Umugabane wacu uruta cyane ibyo abantu babara mu mibare y'abantu. Yesu ashimwe cyane. Urugendo rujya mu ijuru rurimo byinshi ndetse rubamo n'imibabaro nayo. Urugendo rubamo gutera, rubamo kumanuka, rubamo guca ku mabuye, rubamo guca ku magwa, habamo ibintu byinshi. Usanga benshi bananirwa muri uru rugendo kubera iyo misozi, kubera izo ntambara zirimo, ndetse n'amakuba menshi. Ari amagambo abigisha babigeze kwigisha abitwa za Sitira na za Ikonyo na za Antiokiya, bababwira uze kuyasoma mu Byakozwe n'Intumwa 14 ku murongo wa 22 ngo bahuguye abantu ngo bakomeze imitima y'abantu y'abigisha, niko bivuga ngo babahugura ngo bakumirize kwizera, ngo bababwire uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Dukwiriye guca umusore Byakozwe n'Intumwa 14 niko hano ngo bakomeza, urumva ko bakomezaga abana babo bababwira amagambo ariko kandi ngo barabakomeza. Ab'iki gihe rero bajya gukomeza bababwira ngo kiriya kizakemuka. Ninde bababwira ko kizakemuka? Twari igihe umuntu apfa kigihari. Imana ikubwira, Imana y'ubuzirafuzi, Imana y'amasezerano, nta jambo ikivuga naho ryari, ariko ntimukayibeshe. Sibyo? Turakomeza n'ibyo bababwira ko bakwiriye cyangwa ko bakomeza ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buratwara, buratwaranirwa, ngo intwarane z'ubwishamo imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero ndagira ngo babwire ngo urabona habayeho ubuhanuzi bwavuze ibihe byanyu, kandi ibyo bihe byanyu bakubiriho. Niyo mpamvu kenshi usanga abantu baca mu bibazo bikomeye. Hari igihe abantu kera wajyaga kuganiriza umuntu yahuye n'ibibazo akakumva, ukamusengera, agahumurizwa, ukamukomeza, agakomera. Muri iki gihe umuntu asiga akubwira ibibazo ugategereza ko arangiza ukumva aracyabo, yarangiza kimukanira ngo ntaragaruka ku cyapa, yarangiza cyangwa ukagaruka ku cyapa. Nigeze kusanga nari babwira byo mucyo, abubwira byo nagaruka kubanye babwira y'urebyo, ariko no kuri byo mucyo abayega, ariko babwira y'urebyo. Nabonye iyo umuntu yaraje nari ndangije akazi ndamanuka bakora muri etaje ya gatatu muri City Plaza. Ngeze kuri etaje ya mbere mutana n'umuntu arantangiye, arambwira atanashuje ngo niwo nshaka, ariko ngo nabwira afite nk'umujinya. Yavuga ngo ibyapa mbese urashaka none se kuriyo ngo none se wowe ukoresheje indi ngo niwo nshaka rero. Navuga ngo ibyakomeye, none se ntamaboko uragushaka ushaka tuganire. Nese urumva ikiganiro twagera n'ikimanje n'ingana ati nibura nka 15. Ndavuga umuntu umwemero ka 15 ameze kujyanye mu nama saa 2. Ndavuga noneho reka twebwe akazi k'abana reka tugende n'igihe mu rugo tujyane mu rugo hanyuma tuganire. Rero tugeze mu rugo usanga ameza arateguye, ndavuga ati nihangana tubanze tujye ngo yabo ntabwo byamanuka. Noneho ndasenga ndangije nanjye ibyo ndabiga urumva ntabwo waje umuntu akureba kandi anababarira. Ndashaka kukubwira ngo yagendeye saa 6:45 niba nibuka neza. Aravuga saa 7 ziragera, aravuga saa 8 ziragera, aravuga saa 9 ziragera, aravuga saa 10 ziragera, aravuga saa 11 ziragera. Aracyavuga agenda acecetse, ariko arageza mo hagati ngo
aragera aravuga kumva saa moya n'iminota na 10 hafi na 20 nibwo yarekeye aho. Ariko by'ukuri yari akeneye yari yakibonye ko yari akeneye kuvuga wongera namuganirije iminota itarenze 15 kandi ataha yishimye. Ko buriya nabyo kugira ngo uruhukira ni byiza, ariko bigiye kubera nk'abantu nyine bafite ibibazo byinshi muri iki gihe. Ariko ndashima Imana yamugiriye neza uyu munsi wa none nanjye namusanga akamfasha, namusanga akangira inama nanjye akamfasha. Hari ibihe byabaye mu myaka yatambutse twajyaga twakira ubuhanuzi bwajyaga buvuga n'amagambo atatu niba nibuka neza, harimo ijambo rivuga ngo intara, ijambo rivuga kayunguruzo, hakabamo n'ijambo rivuga iki, rivuga umunzani. Ya magambo murayibuka ubuhanuzi bwavugaga ko ayo magambo azaza, ndetse abaririmbyi bahitemo agakorasi icyo gihe kavugaga ngo akayunguruzo kazaza kuyungurura. Abaririmbyi ntabwo mujye kwitondera amagambo akayunguruzo kazaza kuyungurura, wagira ngo bizaba byoroshye, wagira ngo bizaba ari byiza. Ya magambo ayemereye kandi ya magambo buri munsi uzi ayo magambo uracyabona aza guhanura umunyamuhanura mujya muyahanura amagambo. Harimo umunyamuhanura ndetse kubera icyo bitagihanurwa nuko abantu nuko Imana itakivuga, kubera ko yasohoye yarasohoye. Abantu barimo kuyunguru, abantu bari ku munzani barapima, abantu barakosora ibyo bihe turimo. Kandi mujye mwibuka ijambo ryakurikiraga ayo magambo ryavugaga ko ibyo bihe bizajya kurangira, ibyo bihe by'umunzani akayunguruzo n'intara bizajya kurangira buri wese yarabonetse uwo ari we. Abacyaha ababeshya ibihe bizabapima, bazagaragaramo Imana, bazaboneka n'abatari Imana bazagira gute. Ko ubuhanuzi bwavuga ko ari ibihe bizaba bigoye, aho isi n'itorero bizagenda bikikiranamo, hakabaho ikintu cyitwa mariage y'isi, ku buryo uzajya ureba ukibaza umuntu ukijijwe n'udakijijwe bikagucana, bikazajya bikuyobeza. Rero nashatse kuvuga ibyo bihe bigoye, ibyo bihe birusha, ibibazo by'intambara, ariko bidasobanura ko Imana yagiye ku Imana ibihari. Umunsi wo turavuga umunezero mu mibabaro. Muri ibyo bihe bigoye, muri ibyo bihe duhishe, ndashaka kukubwira ko ushobora kwishima kandi uri mu umunezero w'agakiza wo ni wa munezero umuntu agira, haleluya, abana no mu gihe bitagenze neza akaba awufite, amina, no mu gihe abyutse akaba awufite, no mu gihe aryamye akaba awufite, no mu gihe yahombye akaba awufite, no mu gihe hari ibyangiritse bye akaba awufite. Ni umunezero udashingira ku bifatika bigaragara, ubwo ni umunezero ushingira ko dufite Yesu mu mitima yacu, biduha ihumure akaduha n'amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Birashoboka rero ko dushobora kunezerwa kubera uwo munezero w'agakiza, tukanezerwa no mu makuba yacu, nk'uko ijambo ryatubwiye. Muzarebe inkuru z'abatubanjirije, mukurikirane inkuru zabo, bagiye bakorera Imana mu bihe bigoye, bagikorera Imana mu bihe biruhije, ariko ikintu gitangaje bakoreraga Imana banezerewe. Kandi ari mu bihe bigoye, barafunzwe, barakubiswe, ariko ngo bahoraga banezerewe, bakanezerwa kubw'Umwami Yesu. Yanibuka umunsi intumwa bazikubitiye mu rukiko, Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ngo batashye ngo batejejwe n'uko bahuze izina rya Yesu, ariko barokorewe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Baciye mu mibabaro, ariko mu by'ukuri mu mibabaro yabo bagiraga ibyishimo by'agakiza.
wahemukiye cyane. Nyamara Stefano yabaye mu mwuka, atangira kubona ijuru rikinguka, abona Data, abona na Yesu ari iburyo bwe, aranezerwa cyane. Haleluya. Arangije ashima Imana, aravuga ngo Mana, ntabwo abantu bazi icyo bakoze. Bambo no mu mibabaro yabo habayeho umunezero. Isi rero ntabwo ariko yababonagamo abantu b'ingoro, yabonagamo abantu bakowe, batazi n'ubwenge, babuze ubwenge, babuze icyerekezo, bemera kwishwa, bemera gukubitwa, bemera gusuzugurwa. Abagabo b'icyubahiro bakagitanga, ba Pawulo bari abadogiteri, bari barize cyane bagaca bugufi, isi ikababona nk'abantu babuze ubwenge. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo dutekereze, uko isi tubona, yavuze ngo dutekereze ko turi abashukanyi, nyamara ibyo tuvuga ni ukuri. Haleluya. Dutekereze ko turi abadamenyekana, nyamara turi ibirangire. Haleluya, haleluya. Ngo gusa isi turebe tubona tumeze nk'abagiye gupfa, ariko dore kandi turi bazima. Ngo dusa n'abahanwa, ariko ntabwo dusa n'abababara kuva ryashaka. Ngo dusa n'abababara ariko twishima. Hari ibyishimo tugenda isitabi, hari ibanga dufite isitabi. Haleluya. Niba mugira umwanya wo kuza murabyumva, kuza iby'agakiza, ngo wakwicara wiherereye wenyine ngo wuze iby'agakiza, nurangiza turi guseka wishimye gushimira Imana, wumve wa munezero. Dusa n'abababa ariko kugira ngo kwishima dusa n'abakene, nyamara dutungisha. Ntabwo biza abantu babiri usanga batagira icyo bafite, nyamara dufite byose kuko dufite Kristo. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Aho yavuze amagambo meza hagati muremere, dufite amaboko impande zose, ariko ntabwo tugize gute, ntabwo twiyebye, turarengama, ariko ntiduhana gukubitwa hasi, ariko ntidutsindwa rwose. Ntabwo tugadutsindwa rwose, tugadukubitika nibyo. Muri ubu buzima hari igihe kijyana tugakubitwa, ariko icyiza muri Kristo Yesu ntidutsindwa rwose. Ntabwo Satani yamenye ko tumubyukanye. Haleluya. Agatekereza ko duseba akabona turatabu, ariko ubundi muraha izagana mu nzira. Haleluya, 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 haleluya. Gituma tudacogora, kandi n'ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere wagenda bamusha ngo bukeye, kuko kubabazwa kwabo kunyuranye wayo bakajya kandi ngo kwiyongera kuturemera ubwiza bw'iteka ryose budashira. Ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Iyo tububahiriza ntabwo tureba kubiboneka, tureba kubitaboneka. Iboneka n'igihe gitoya, bitaboneka igiteka ryose. Yabaye kubiboneka cyane bahinduka abanyamubiri, iyo bareba kubitaboneka bahinduka abanyamubiri. Kuba muri ubu buzima bw'agakiza ukaba umuntu w'umubiri, utekereza iby'umubiri gusa, ubera mu mubiri gusa, ntabwo ushobora guhura n'umunezero w'agakiza. Abantu benshi batigeze bamenya neza iby'umunezero w'agakiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Aho yavuze amagambo meza, aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe bidakwiriye kugereranya n'ubwiza buzashira. Amen. Mu gusoza reka mvuga amagambo y'ingenzi n'utaranyumva abasha kumva, kuko ndabizi hari ikintu avuga ariko umuntu akamukurikira ariko kumva nta gushyikira. Aho arashaka kuvuga amagambo y'ingenzi, avuga ngo ni iki kidukomereza umunezero mu gihe cy'imibabaro. Gishobora gutuma tunezero, kikadukomereza uwo munezero kandi ari igihe cy'imibabaro. Ijambo rya mbere ni imbaraga z'umusaraba.
kuducisha iby'ubwenge, ahubwo yakunze kuducisha ubuvuga ibibwiriza. Imbaraga z'ubusa buriya murabizi icyaha kiza mu isi cyasanze bariya babiri bari Adamu na Eva bari ubuzima bwiza, utazi kurwara, utazi gusoza, utazi kubabara, utazi kuruha, utazi kubira icyuya, utazi amakuba ariyo yose, utazi umusongo uwo ari wo wose, utazi ikibazo icyo ari cyo cyose, bwaba ubuzima bwiza. Ariko icyaha kigira ingaruka nyinshi, kizana urupfu, kizana umuruho, kizana imibabaro, kizana imivumo, kizana gutakaza ubwiza bw'Imana, kizana gutakaza ubutware, kizana no gutandukanya umuntu n'Imana, yirukanwa muri Edeni, usabana yagiranaga n'Imana urashira. Umuntu aragenda yinjira mu bundi buzima, yinjira mu buzima bubi bugoye, burimo amakuba, burimo ibibazo, burimo intambara, ku buryo n'Imana ngo yarebye umuntu ubuzima yinjiyemo, ngo yarangize ikabugirira impuhwe, ikavuga ngo wa muntu nakunze naremye mu ishusho yanjye nagize gute, yinjiye muri buriya buzima buryo bwabushireho isezerano ryo gukira, ryo gucungurwa. Ubwo yacumuye ku giti, Imana imushyiraho isezerano ryo kuzacungurirwa hehe nanone ku giti, aricyo kihe, igiti cy'umusaraba. Haleluya! burya byavuye ku rukundo rw'Imana. Aho rero ku musaraba Yesu yagiye, reko kabaho Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wawe kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo. Ngo Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo atugarurire amahirwe yose twatakarije muri Edeni. Uvuge cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Ngo yagiye ku musaraba kugira ngo adutsindishirize twebwe batsinzwe n'urubanza. Yagiye ku musaraba mu cyimbo cyacu kugira ngo twebwe tugire gute, twebwe tubabarire. Ku musaraba yishyuye imyenda yacu. Niyo mpamvu iyo umuntu ageze muri Yesu yumva uburyohe bw'ubuzima, wumva aruhutse. Haleluya, haleluya. Muri Yesu umuntu aruhukiramo, muri Yesu umuntu agira ihumure, muri Yesu umuntu agira amahoro, muri Yesu. Haleluya. Aho ngaho nohereka imbaraga z'umusaraba. Abaza mu gitabo cy'Urugendo murabizi inkuru za Kristo, we yacakishije ahantu yakira, we yari yikoreye umutwaro, kandi ya mutwaro wari umutwaro w'ibyaha. Yacakishije ahantu yakira, bamwikirisha amategeko, abagize guta bose bamubwira batucaha, abandi batucaha, abandi batucaha. Ngo yaragowe, agenda aruhutse umutima, yararushe, ngo ariko araza. Ariko nta musubizo basaga kwaho kwaho cyangwa karere. Baraza ngo ageze ku musaraba, ngo arawutumbira. Ngo kuwutumbira gusa, ngo cya gitwaro yari yikoreye cyari ku mugongo we, ngo agiye kumva yumva kiramushutse, ngo agiye kumva yumva kirahurutse, kiramanutse, kiragenda kumarira muherehere kiragenda, ngo yumva aruhutse, aranezerwa cyane.
umusaraba mwiza ni umuna wongera abagabo batatu bakamuhuriza ndashima umusaraba ndashima yambaza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu rumva kumusaraba arabayi haleluya rumagera gahumuzwa ikomeze ukareba ubuhamya bw'indirimbo iyo ndirimbo y'amagana makumyabiri na kane baravuga ngo umusaraba mwiza ngo ni umuntu abonera u Rwanda haleluya ukagikora ku nzira ijya mu ijuru urutabo rw'itore Imana ishimwe cyane ngo umusaraba haduhesha amahirwe y'ubwami bw'ijuru Imana ishimwe rero kimwe mu bidukomereza uyu munezero kandi ari igihe cy'ibabaro n'imbaraga z'umusaraba kubetana rwamera imbaraga z'umusaraba nakubwira abantu imbaraga z'umusaraba umusaraba twahageze tuje turabona umusaraba twahageze turira turaseka haleluya twahageze tudafite icyerekezo tubona icyerekezo nta byiringiro twagiraga ariko ku musaraba twabonye oh hadesire marasha haleluya Imana yabicubaye ijambo ryawe n'iki kidukomereza n'iki kidukomereza numva nishimye cyane kubera imbaraga z'umusaraba haleluya umusaraba twahinduriwe amateka haleluya barabihebye twarihebye ariko tugeze ku musaraba dufite imbaraga z'umusaraba amen haleluya ijambo rya kabiri turavuga kusembura cyane uzatuma nishagamuka ijambo rya kabiri ni umwuka wera twahawe haleluya ntabwo twarikiye ku musaraba gusa ahubwo twahawe na mwuka wera abandi twahawe mwuka wera twahawe ajya dukomereza mu munezero kandi n'igihe cy'ibibaba kuko mwuka wera ajya tubera ikinya ibyo tujya ducamo byose ajya tubera nk'ikinya tugaca muri ubuzima bwo kuri iyi si bwuzuye imibabaro mwuka wera akatubera ikinya tukabiburamo bakatubarira iminsi bakabona turacyana bakatubarira iminsi bakabona turacyana bakatubarira iminsi bakabona turacyana kuko tukagira ntacyo kufatira haleluya mwuka wera twahawe atubera ikinya none kwa muganga muzayo ukuntu bajya batera umuntu ikinya bagasatura bagashwanya gusa bakajya kunyama imbere bagakora ibyo bagomba gukora umuntu ari aho nta kintu yumva bagatwara bagakora ibyo bakora barangiza bakadoda barangiza bagakubitaho plasma bagapfuka bagashyiraho igihugu umuntu ari nta kintu agize gute mwuka wera ajya tubera ajya tubera ikinya haleluya abakora abantu batuzuye umwuka wera kuko mwuka wera utamufite muri ubu buzima ni ikibazo kuko niwe udukomeza niwe haleluya niwe imbaraga zitubashisha gutambuka ibyo tutabasha gutambuka ubwabo mwuka wera haleluya haleluya mwuka wera niwe washoje ba Pawulo gukora umurimo ukomeye mu bihe biguru niwe wakomeje intumwa zibumba zikubitwa ariko ukagira ngo nta kintu wumva harya rutorero Yohana yandikiye bya Simuruni nawe ngo usanga kuba yawe n'ugukenerwa bari gukangura ubutunzi akubura bari bafite ibibazo
ariko mu by'ukuri bana batunze mu by'umwuka bari bameze neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Ukabona atubera nk'ikinya, noneho tugaca muri ibyo bintu tugakomeza kandi tugaseka tugakomeza tukishima. Uriya mubyeyi ikinya kigatangira kumushiramo tugatangira kumbataka tukomeza yo uko bakomerekeje Mwuka Wera yakiriye. Haleluya. Kuzuye Mwuka Wera ntabwo ugenda n'ibikumbi. Kuko Mwuka Wera shine imbere. Abarayobora. Ugenda n'ibikomere. Kandi Mwuka Wera ni ubuzima. Haleluya. Abasabira ko bashyizemo bashize bako. Abo nta Mwuka Wera bagiye. Urukwa mu Rwanda no kubona kubona kiza gusenga twarashize no kwihangana. Bene abantu baramba. Bazakirira mu basageza ryariyo. Ariko Mwuka Wera. Haleluya. Abarayobora. Yobora. Bakomereza yobora. Yobora. Bavutuka yobora. Haleluya. Yakometerezeka kandi ntazo. Bakadutekereza uko batutari kubera ko batekereza ariko tumeze ntabwo tumeze nabo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rya gatatu twihute. Turavuga ibidukomereza umunezero muri cya gihe kandi tubaho. Ijambo rya gatatu ni amasezerano. Haleluya. Reka abantu begera Imana bagira amasezerano. Se mwumva ko Imana yakoze ubukwe bagira ngo si amasezerano. Mwumva ko Imana ngo yatanze urubyaro nyuma y'imyaka 10 si amasezerano. Mwumva ngo Imana yagize gutya si amasezerano. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shabriya mubabaro Imana ikatubwira ngo mwana wanjye siko bizahora. Siko bizaho. Hari abantu batekereza ko tuzakorwa n'isoni bazabitegereza kuko Zaburi ya 23:3 avuga ngo siko bizaho bamwitegereza. Kananirwe kandi mufite Nzayimana itandukanye na Nzayabana. Niba uyibitseho rero. Haleluya. Haleluya. Niba uyibitseho komera. Dufite amasezerano. Amen. 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 Yavuze ngo ntereye umusozi ndabo. Bari kubanza kiragote. Bari Nzayimana. Yesu aravuze ngo nzagaruka mba cyane. Nubwo tugorerwa muri isi ariko tujya twibuka ko azagira gutera. Abo muze batubanirije. Bari baturabara abashyitsi nari kugira mwisi. Yaba kandi Yesu yasize ababwiye. Ngo barabireraga barabirebaga ibyasezeranije bakabona hirya. Ngo bakabyitegereza bakabikurura. Akavuga ati n'ubundi isi si iwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ijambo rya kane ni ugukomezwa n'ibyiringiro by'ahazaza. Muri ayo masezerano hari ahazaza hatwereka hatari ahubuzi. Iyo twibutse iyo tujya. Amen. Iyo tujya biheze. Haleluya. Iyo twibutse ubwiza bw'ijuru tukibuka ibyayo mu masezerano bariya batubanjirije bakura ngo baruraga mu kwizera ngo bakabyitegereza ngo bakatura ko ari abashyitsi n'abimukira. Umwanditsi yaravuze ngo abavuga bacu ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi baba berekana ko bashaka gakondo. Ndetse
urarangije urugendo narinze n'ibyo kwizera igisigaye ni kimwe biciwe ikamba ryo gukiranuka bityo umwami wacu umucamanza utabera wasanga kumuryaho aravuga ngo nyamara si jyewe jyenyine ahubwo n'abamutuze kuzamanika kwe natwe yahise adushyira muri haleluya ntabwo ari nyenyeri birerekana yo kwikunda ahubwo n'abamutuze kuzamanika kwe burya banditse urwandiko rwanditswe abaheburayo aba yavuze ibyo baciyemo batubanjirije ageze aravuga ngo yemwe ngo nta nubwo byari bikwiriye ko baba mwiza ariko ageze ku magambo meza aravuga ngo wowe ngo nubwo bamaze guhamya kubwo kwizera kwabo ariko ntibahabwa ibyasezeranye ngo kuko Imana yabwitiye bicuritaho kuba cyiza ngo badatunganywa rwose natwe tutari kumwe baradutegereje bazatunganywa natwe twagize gute abageze haleluya haleluya nakunze amagambo bagandikiye Abatesalonike ababwira ibyo kubwirana ayo magambo amen ijambo ryanyuma dusorezaho haleluya ijambo ryanyuma dusorezaho tuvuga ngo ni iki kidukomereza umunezero kandi ari igihe kibaho ijambo dusorezaho irivuga ngo burya impamvu dukomeza nuko Imana mbere Imana ashaka neza Imana igenda itwiyereka haleluya ikagenda itwiyereka mujye mwibuka ijambo ryavuze mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 2 aravuga mujye mu rugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe ngo yakuyoboye no muri imyaka yose uko ari 70 ngo yakucishije mu kugerageza umutima wawe bimenye ibirimo yuko wakwitondera amategeko yayo ngo cyangwa utayibona ngo nikugucisha bugufi ngo kugeza naho yemera kubura n'ikibazo cy'inzara ariko ntiyakureka burundu ugaburira manu waba utazi n'abasokuruza batigeze kugira gute ubu ikintu Imana yabikoreye ibikorera kugira ngo ikwigishe wawe ari kugusaziraho ariko ntiwashaje ahubwo wabonye Imana inkweto yawe ntiyagusaziyeho ariko yagombaga kugusaziraho ariko ntiyasaza aho ngaho wabonye Imana urumva muri cya kibazo Imana igenda itwiye ibyo rero bituma dukomeza wamunezero kandi ari igihe cy'iki kandi urumva twabuze ibyo kurya bitubera ibyo kurya abo byubatse none se tuzi ko babuze amazi se bayakuye he ntiyabwiye Mose ngo kubita igitare akubise igitare bikagenda abarishuriwe se bagenda twishurira atubera ibyo dukeneye kuvuga ngo Yesu atubera ibyo dukeneye byose iri jambo muritaha Yesu ajya kutubera ibyo dukeneye ku zuba ajya kubera igicucu haleluya ngabo muri icyo gicucu ubukana bw'izuba ryose urumva uko ryakabaye akagira ukuntu aryoshye yego kubera biravuga ngo kuba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora amen mu gihe cy'imbeho akubera ikote ryiza wifubika shabu ugasusurukirwa imbeho yageze ku bandi ntikugereka mu gihe cy'ubukene ajya kubera umuterankunga ngo ajyaho umugabo w'abapfakazi ajya abana nabo mu buryo abandi batabona mwabonye imfubyi zo mu bize izindi mfubyi ngo ziripapa zikimama ariko izigiriye arazipapa akazimama akazirera akazikuza akazirihira amashuri haleluya akura akaziha akazi umva wagera igihe cyo gushaka akagukwera akagushyingira akagutwikura
intege birashoboka ko wanakuye mu mutima, hari abantu baba baraguye mu mutima abandi bakavuga binagaragara, hari n'abantu baba bibaza ku Mana kubera babaye n'inshingano badafite. Satani akakunyaga umunezero, turakugira umunezero no mu mibabaro, ugasanga imibabaro yarakujyanye umunyamubabaro mu mubiri, umunyamubabaro mu mutima, umunyamubabaro mu bitekerezo, ugasanga yarakujyanye. Bamwe bavanye mu murimo, abandi bavanye mu gakiza, abandi bagambiriye kubivamo, abandi barananiwe aho kugira ahangaha. Ugasanga hari abo Satani yateje ubwihebe, bakazajya kubwira ngo byararangiye, uyu mwana ntibijya biranga. Nagukomeje rero uyu munsi komera. Komera, nagukomeje hana. Komera ushikame kandi wihane. Ushikame kandi wihane. Gusenga kwawe Imana irakuzi, dore marayika azanye imbaraga. Haleluya. Biblia yavuze ngo kwihana ngo guterekera gutera kunesha ibitugerage, kuko kunesha kukagira gutera ibyiyumviro, gutera ibyiringiro. Ngo mwene ibyo iri jambo ryari ryacu tukagusenga Imana. Haleluya. Yari ryacu.